nagukundiye ni wowe nahisemo, ngwino ngukunda urukundo nyarukundo rwuzuye kandi rutatse amahoro, nkurinde icyaguhogoza mparanira iteka icyagushimisha. Muraho neza, mbanje kubasuhuza muri cya kiganiro ku bufatanye bwa USA New Times na Mibirizi Munyanshoza Official, tuganira ku bintu bijyanye uko byahoze. Uyu munsi rero tukaba turi kuganira nyuma y'ubukwe, bigenda bite, akaba ari cyo kiganiro tugiye kuganira, kuko ubushize twaganiriye uko ubukwe butangira, kurambagiza, uko igihe cyo gusaba, kujya gukwa, gusezerana, gutwikurura. Ubu turagibwana nyuma y'ubukwe bigenda bite. Ubwo urumva aho ngaho nagira ngo tuze mu mibanire y'Abanyarwanda yo hambere n'imibanire y'ubu. Kera nta modoka zabagaho turabizi, kandi abantu babaga batuye imisozi itandukanye. Hajya bitaga kwigaba, niba nzazi iwanyu akarenga imisozi ariko akagenda ku zuba, imvura bwakwira agacumbika ku rundi rugo n'ahandi hantu baziranye. Bakamwubaha nk'umunyarwanda, bakamusasira, bakamugaburira, bakamuha amata, mu gitondo agacumbika urugendo rwe agakomeza. ari abanyeshuri bagiye kwiga hano, wigaga akazagera aho yiga acumbitse nka kangahe. Mibiri iki gihe n'izi rogi na za hoteli zaje ni imitima y'Abanyarwanda rwose, ntabwo njya kubikubaza, ndabihamya pe. Ntabwo waza gukomanga ngo uje gusaba icumbi kwa kanaka udafite amafaranga yo kwishyura rogi, uragataye. Nujya ku muhanda ukaraba ku muhanda, polisi ikakubona irakurazamo. Nagira ngo nkorere iryo sesengura aho ngaho. Kera byari byiza pe, ubu harabura iki, hakorwa iki? Kera nyine nk'uko twabivuze, hari umuntu wese, buriya baravuga ngo umwana ni uwa bose, umubyeyi ni uwa bose, umunyarwanda Abanyarwanda ni bamwe, bari abavandimwe bose. Ariko ubu ngubu hajeho kuri iki, ugasanga umuntu ashobora no kuba afite inzu yenda ifite ibyumba bibaze, afite icyumba kubona icyumba cy'abashyitsi bigoye. Ariko ibyo ngibyo kitagenda neza navuga ni uko guhita ucumbikira umuntu utamuzi, ndetse n'iyo waba umuzi udahari ufite gahunda ze, bikunda kugorana. Ni ukuvuga ngo umuntu uzajya ahantu bagomba kuba babizi ko ari buze. Ariko noneho ikindi, noneho uje bwije ukajya ahantu uti ndashaka kubacumbikira, ahubwo ako kanya ahita abatereka nkujyana ku muyobozi, kujyana ku muyobozi w'umudugudu, ati dore hari umuntu uje wavuze icumbi. Ugasanga umuyobozi niwe ugiye kurara ashakisha cyangwa ahita ashaka umutekano burya. None ariko ku rundi ruhande, sinzi niba igihe kiza no kugira ngo ubwizere hagati yacu nabwo biragushoboka. Ariko si umuntu ucumbikira namenya, hakaza cya kintu cyo kuba udapfa kwizera wa muntu. Urumva hari ibintu biza hagati aho, ugasanga rwa rukundo rwabe nk'aho rwo kuvuga ngo wakira umuntu. Hari n'ushobora kuvuga ati ese ndamwakira ko mbona ari ko ntiteguye, ese ndamuraza ahagana hehe. Ugasanga ariko ubundi kera ni ukuvuga ngo niba umuntu aje gusaba icumbi, uko agusanze niko ubundi bwagomba kumenya. Mibiri ibi byose nakubazaga, ubwo biri mu ngaruka z'amacakubiri yabaye mu Banyarwanda. Reka twite by'amateka, amateka twanyuzemo, Abanyarwanda banyuzemo arashaririye, byageze aho abantu bagira undi mutima. Kandi koko nibyo. Reka tuvuge nkanjye ntakuzi, sinkuzi, uraje wakomaga ati yaje gusaba icumbi, ushaka gufata ku amakenga arakubivuza. Ariko se batangira kuvuga ati urumva nyine nk'uko rivuze, kubera amateka abantu habayeho, hafite uburyo
kwizerana guke. kwizerana gukeya byagabanutse, ariko ubundi nyine uko ikiganiro tuganira cy'uko byahozeho no kugira ngo kwizerana kugaruke. Hakorwa iki rero? Hakorwa kuko hari impande ebyiri. Icya mbere ubundi umuntu aje kuba umuntu yaza akajya muri loji yenda nta n'ubushobozi yari afite, akajya kujya mu kwirwa agira ingorane z'uburyo yacumbika cyangwa yarara, ntabwo ari byiza. Burya mu muco wacu dukwiye kuba habaho uburyo umushyitsi agomba kujya ahantu bakamwakira. Ariko ku rundi ruhande nabwo ni umushyitsi uje, ese burya ikiri mu mutima w'umuntu ntawe kibi. Niba uje nubwo nkureba gutya ariko ntabwo nzi n'ibyo umbwira niba ari n'ukuri. Kera habaga inzu nini cyane, tuvuye ko ubu ngubu nta mikoro ahari kuko abantu bafite urugo rutoya. Kera inzu za Kinyarwanda zari ntoya. Amikoro yo ntabwo ariyo cyatuma utacumbikira umuntu. Ushobora no kumusasira no muri salo yaharyama. Icyangombwa burya ga muntu iyo bwamwiriyeho icyo ushaka no kugera mu nzu. Niyo bwo ati wize winjire mu nzu ariko ndaguha umusego urare muri salo cyangwa urumva. Ariko njye ntekereza ko harimo uburyo bubiri, umuntu ashobora kubyumvamo, ariko igikwiye ni uko habaho uburyo kangwa andi makuru. Wowe ikintu cya mbere ni amakuru. Wemera ko hari abantu bari muri Kigali bafite imiryango yasigaye hakurya ya Kigali cyangwa nyuma ya Kigali, umuntu yaje amufata akamujyana muri loji akamwishyurira ariko ntamucumbikire iwe? Birahari cyane. Abenshi babyita ubwirasi, ariko abandi bavuga ati nibyo nshoboye, aho kugira ngo umuntu aze kuza agere mu rugo abe ikibazo ku bana banjye cyangwa ku muryango wanjye bataramenyeranye, cyangwa nawe ubwe abana mubonemo ikibazo, murasangira mwamara kurya akavuga ati nkwereka aho urambe ku musaya utaritari. Amarogi ari henshi, nta hantu hatagira amazu yo gucumbika. Ku rundi ruhande ayo ni amajyambere. Ku rundi ruhande reka tubisanishe n'abo bashyitsi ubwabo. Hari umuntu wumva kujya mu rugo rw'umuntu nawe ukumva twese dufite, ushobora kujya ahantu wari uhafite umuntu wo mu muryango, ariko watekereza uburyo ujyayo ako kanya ukabona abana barabimuye, bafashe matora barabijyanye bayizanye, abana babashyize muri salo, ukabona ubaye nkaho uvanze kandi barakwishimiye bo nta n'ikibazo, ariko kubera bya bindi byo mu rugo hahindutse, ukumva wubangamiye, umutima ukagushinja kubangama. Umwana yajya nko gukaraba ukabona aragenda yigengesereye, hakabaho ikintu ukabona barirukanse bagiye gushakira kuri butike, rimwe na rimwe bakaba banikopesha. Ugaze kuvuga rero nawe ugasanga ibyiza, ariko wagenda ukigendera ahantu muri loji ugafata ishambure ahubwo ukabasura buke cyangwa mukavugana. Ni ukuvuga ngo aho ngaho waravuze aho turabisanisha, nubwo bo ushobora kubajena muri ubwo buryo, ariko nawe hari igihe nawe ugiye kumva bisa nkaho uri kubogamira abantu, kubangamira rwose, nawe ukavuga ubivugaho iki rero. Ariko rero njye ntekereza ko iki kintu twakwiye gushaka uburyo kigaruka, niba umuntu koko. Ariko njye ndemeranya n'aba ngaba ab'iki gihe rwose bajya muri loji, ndabyemeranya. Reka tuvuge gutya, reba nk'ibintu by'i Kigali, ikiro cy'umuceri bazi umubare w'abantu kiri buhaze, rimwe rimwe ugasanga babihashye ku itariki ya mbere, uje mu matariki 20 bize ku musozi. Mbese kumukodeshereje ayo mafaranga ujya kwishyura ntabwo yari kumwe, ahubwo wenda cyakora icyo nakwemera adafite ahantu harara, arahagiye ushobora gusanga hari shambe ebyiri cyangwa eshatu, imwe ni y'abana, indi niyo uraramo, namwe ugasanga kandi umushyitsi ntabwo ndamusasira muri salo, kandi niba muri abana nabwo uko niko byahoze none ugasanga muri byose ushobora guhitamo. Reba ukuntu imyubakire y'iki gihe, umuntu asigaye yubaka akamaramo, agasigara ahantu agomba kuba ari
abenshi basigaye bashyiraho rwose ugasanga no mu rugo nta taka ririmo nta n'akandi kantu karimo yaramazemo yenda utu tuzu tuzatuma abasha kuba muri Kigali no gutunga abana akajya mu nzu nto inzu nini akayikodesha abafite ubushobozi. Ku rundi ruhande njye ndabumva kuri Kigali nta munsi y'urugo, uwo mugani urawuzi? Kigali nta munsi y'urugo. Nibyo kabisa. Munsi y'urugo ni ya nzu baba bafite. Kera nyine abaga afite munsi y'urugo akagenda agasoroma igitoki akaza agateka arakiza akaza agafata agakoko kamwe mu zo yoroye ariko ntago bikunda. I Kigali ntiborora, nta nubwo byemewe korora muri Kigali. Ntabwo byemewe. Ubuhinzi n'ubworozi ntibwemewe mu mujyi wa Kigali. Iryo ni iterambere. Ubwo nagira ngo uko byahoze nabyo tubijyemo. Niba nakubwira ngo nkorera isesengura ugereranye. Ubu turi mu muryango nyarwanda wo hambere n'umuryango nyarwanda w'iki gihe tugezemo kirimo iterambere ryinshi, kirimo umujyi wa Kigali, noneho bika tubivuge gutyo dufite n'imijyi yunganira Kigali. Ibikorwa bimwe na bimwe ntibyemewe cyangwa kubikora bisaba kujya kwaka impusa. Kugira ngo umuntu atekerezaga mu gitondo yaba ashaka gukora gupima urwagwa akarupima, urwagwa ntiwarupima, ntiwavuga ngo abantu benze urwagwa rw'ibitoki ngo ruzane amajerekani bimwe byahozeho woza uducupa hari bishyiremo, reka ibyo ntibikibaho. Ibyo byose ni amajyambere ariko ari positive aganisha heza. Umuntu uvuye mu giturage wamenyereye kwishingira nko mu mihaga hana mugenzi we ntabwo yazi ko ibituntu byabagaho. Cyane ari izo ndwara zabagaho. Tubaza kujya mu bintu byinshi cyane iyo tumaze kubaka urugo rw'umuryango nyarwanda hazamo utuntu twinshi. Hazamo imibanire, hazamo ibyo byorezo, indwara z'ibyorezo mbere ntazabagaho. Nabo turaza kubikomozaho ku ndyo ya kinyarwanda yo hambere n'indyo y'iki gihe zigaye dufite indwara nyinshi. Uko byahoze rero ubu nibwo turimo tuyinjiramo turimo turayikomangaho. Nagira ngo no ubohoke utubwire. Kera umuntu yashoboraga kuba afite ibitoki bitanu agatara akenga urwagwa agakuramo ijerekani agasigaza akajerekani katanu ko kuzanywa mu rugo kandi akajyana he akakohereza ku kabari. Ba mwarimu bameze akabiri asagura kohereza no kubavandimwe. Burya arabikora akabikora byose. Hari akagwa ka mbere akaza gushyiramo n'aka kabiri akambere ko kwasebukwe no gushyira ku kabari no yashyizemo n'utundi asangira n'abandi baje yego. Ibyo byose ni umuco. Ubu ngubu bibaho, ubu ntabwo bikibaho ariko nibyo koko twageraga tuti amikoro ya kera ntabwo yari menshi ariko abantu barakundanaga. Tuvuga iby'inzu ni ko abantu kera baga bafite inzu ibyumba byinshi ariko ubu ngubu Kigali nta munsi y'urugo. Kigali nta munsi y'urugo ntaho rwose. Bivuga ngo nawe uremeranya nanjye ko ibiri gukorwa muri Kigali bijyanye n'amajyambere n'ikizere nta wajya gushaka agatoki ngo yenge ngo azamure kujya gutangira iby'ubucuruzi ni ibyangombwa. Yarazaga umuntu wabaga wuruye ugafata agatungo kamwe ugakuraho ubwoya agakoko usanga ariko ubu ntabwo bihari. Tukiri muri ibyo rero Kigali nta munsi y'urugo. Reka twinjire mu cyitwa imirire y'icyo gihe n'iy'ubu. Twavuze munsi y'urugo ko umuntu yihindaga munsi y'urugo agatema igitoki agasoroma utuboga akaza agateka. Ubu hano ni ifaranga no kujya kwa mabebe hirya ku kameza hirya ukagura. Umushyitsi yaza utarameze muri gahunda ukumva uranezerewe cyangwa nk'uyajyaga he kuko ubundi ni iyo umushyitsi aje yaraguteguje akenshi hari igihe nyine umuntu aramwitegura kandi n'abashyitsi burya abantu bazi iwawe burya ntabwo ko burya nabo bagira mu makategori. Hari uza yaraguteguje, hari uza afite uburyo n'ubundi musanzwe uburyo wowe nawe musanzwe muri abavandimwe nabyo birumvikana. Ariko hari n'abandi ushobora kuza atunguranye, hari umushyitsi utunguranye n'uwaguteguye n'uwaje gutegura noneho n'uburyo mubanye uburyo mubanye nabyo burya bari bajya bavuga ngo uretse ko nabyo biri buhore na kera bavuga ngo umushyitsi wakurisha imbuto. Ariko noneho ubundi ngewe uko mbibona mu by'ukuri duhuje n'iki gihe buri muntu wese aba afite uburyo
imibare yawe yenda wayikoze mu rugo, uburyo wakoze imibare yawe, n'abo ufite mu rugo. Iyo rero hagize ikintu cyiyongeraho kitateganyijwe, burya akenshi ntabwo bigenda neza. Niyo mpamvu rero ubundi abashyitsi ni beza, ariko mu mujyi wa Kigali akenshi usanga muri iki gihe ubona bitoroshye.